Of course, turi ku isi guys, ba witonze. Mama ni isoko y'ubuzima bwacu, niwe shingiro ry'inzozi zacu n'icyizere cy'ejo hazaza. Nta muntu n'umwe ushobora gusobanura neza urugero rw'urukundo atanga kuko rukomeza no mu bihe bigoye cyane. Hari igihe twibagirwa agaciro k'abamama, ariko kuri nuko mama ari inkingi idasenyuka, n'utwigisha gukomera, kwihangana ndetse no gukomeza niyo ibintu byaba bigoranye cyane. Yaduhaye ubuzima ariko anatwigisha uburyo twabaho. Mama ntiyitaye ku byo abura, ahubwo yitaye ku byo dukeneye. Uyu munsi ibyishimo bye byinshi biva mu kutubona twishimye, dufite amahoro kandi tugera ku ntego zacu. Ni ukuri mama, ibyo wakoze si ibintu bisanzwe, ahubwo ni ubutwari bukomeye. Fata amasegonda make umfashe dushimire abamama. Mama, uri imbaraga tudashobora gusobanura, uri umutima udukomeza mu gihe ducitse intege. Nta wundi muntu wigeze dukunda nkawe kandi nta n'uzabikora kukurusha. Uyu munsi reka nkwibutse ko uri intwari, ko uri umugisha nagize, kandi mu by'ukuri isi ntishobora gusimbura urukundo waduhaye. Ndagukunda mama kandi nzahora nkushimira iteka ryose. Turi ku isi hamwe nanjye Beauty, mu kuri kose vibes. Of course, turi ku isi guys, ba witonze. Turi ku isi TV, subscribe, comment and share.